Umugani wa Joriji Baneti. Kera hariho umwana w'ikizeze akitwa Joriji Baneti. Umunsi umwe nyina amwohereza kumugurira inshinge ku isoko. Umwana aragenda, amaze kuzigura agaruka azipfumbase mu gipfunsi. Ageze mu nzira abona inyoni yafashwe n'umushibuka iruhande rw'ikirundo cy'ibyatsi byumye. Ariyamira ati yo, mbega inyoni nziza, kereka nyifashe. Agira za nshinge azishinga muri bya byatsi, yanga ko zimubuza gukoresha amaboko yombi. Amaze gufata ya nyoni agaruka gushaka inshinge muri bya byatsi, atazibuzega. Arashaka aho mugabo abona rumwe izindi arazibura. Bigeze aho nkaho yagatashye aribwira ati mama ndamuzi, arantonganya ndetse arankubita, reka nshire ubute nzishake sinamukira. Dore rero nawe ngo yungutse ubundi bwenge, ashinga ku byatsi abiha inkongi ngo aze gushakira mu ivu. Ese ubwo yari kuzibona? Erega ntiyari ikizeze, yari akabije. Nuko amaze guheba ataha yifashe mapfubyi. Nyina yumvise ko byagenze ararakara, niko kumubwira ati wacyo ntazi we, imifungo ibiri y'inshinge niyo wagombye gushinga ku kirundo cy'ibyatsi, wabaye wazitungaga ku kuboko kw'ishati. Dore ndajya kuntyariza iyi suka cyangwa nayo uyite. Joriji isuka arayibatura agenda yishimye kuko nyina ataramukubise. Aho muzi uko yabigenje bamaze kumutyariza. Umusa w'isuka yawushinze mu kuboko kw'ishati irashishimuka. Nyina amukubise amaso n'ishati yacitse, atera hejuru ati wanjiji we, urabona ngo urapfumura umwambaro wawe, wabaye watwaraga iyo suka ku rutugu. Cyo najya gucyura ingurube iri hepfo aho hariya mu njombore. Joriji agenda ubwo abonye ingurube yibuka ibitutsi bya nyina, niko kuyitera ku rutugu. Ya ngurube igira ugutwi kwa Baneti irakuha. Noneho nyina amubonye induru ayivaho ati yo bububu, wagipfuwe, ingurube yarinze kuguca ugutwi ureba iki? Wabaye wazaga uyikurura inyuma yawe, ntacyo uzimarira. Noneho ndahebye, cyo nojya kwa Veronika gutira inkono yo guteka inyama. Joriji Baneti yiruka ubwo no kwa Veronika mu gacyamo. Amaze gushikira inkono ashumika umugozi mu mukondo agenda yikurura inyuma ye. Hogi. Igikono nacyo kiramuhima kigenda cyenda kumuca ibitsi inzira yose. Ageze mu irembo nyina amukubise amaso ati shyuu, Joriji we, nibakureke uri inka mu zindi, nanjye nguri inka. Ashwi nayo ntuyigejejeho, nkuye y'amaso, sinzasubira kukwakura. Ejo ntaziruka ku gasozi kubera wowe. Nyamara ngo nta mubyeyi ucika ku mwana we, baca umugani ngo ubyaye ishyano araryonsa. Bwagiye kwira nyina aramubwira ati mwana wanjye, ni wowe mfite wenyine, ni wowe nkunda, ntukababazwe nuko ngutuka. Bangira ngo uca akenge nk'abandi bana. None dore ngiye kugura umunyu n'urusenda byo gushyira mu nyama kugira ngo zize kuryoha, usigare unshaniye ndatebuka. Nubona inkono igiye gukama ntaraza, wongeremo utuzi dukeya, uramenye ntushyiremo menshi ataza kubishya umufu. Nyina amaze kugenda, Joriji asigara ku nkono aho utagira umuriro acucagiramo amazi make make muri ya nkono. Bigeze aho agira inyota, nuko ajya kunywa divayi. Idebe rya divayi ryari riteretse ku isanduku hamwe n'andi rifungurirwa mu ndiba iruhande rumwe. Amaze gufungura ngo anywe, yumva umurangu w'inkono yashiriye uratunguye. Ahaguruka bwangu, yibagirwa gusiga afunze rya debe, ajya gucurira amazi mabisi muri za nyama. Agarutse kunywa divayi asanga yashiriye hasi, atera hejuru ati ye baba we, noneho mama aranyica. Aratekereza ati byiza ni ukubihisha. Nuko akurengera ku mufuka w'ifu ayinyanyagiza mu kiziba cya divayi. Inkoko yarariraga imwikanze irakokoza. Baneti ayumvishe ayibwirana umujinya ati ceceka wa ndondogozi we, uramenye utaza kubibwira mama. Aba yakibivuga ayitera bigeze umujugujugu w'umuhoro, ayigesa akajosi iracuranguka. Abonye yishe arataka cyane ati ye baba we, noneho amagi azararirwa nande? Reka njye kuyararira mu kigwi cyayo. Nuko Baneti ajya kubunda hejuru ya ya magi.
Nyina arashyira araza. Joriji uri he? Joriji ndi hano mbundikiye amagi kuko nishe ya nkoko. Nyina wishe ya nkoko wayihoye iki? Joriji yashakaga kundega kuko nangije ifu. Nyina wangije ifu ute? Joriji nayisutse mu kiziba cya divayi nari maze kumena. Nyina wamennye divayi yose? Yari mu idebe. Mbega igihu cya nyantango, mana y'ijuru, noneho tugiye kuzamera dute? Dusigaye iheruheru, dusigaranye amaso yo kurira gusa, dupfuye rubi, rumwe rw'imbwa zitungwa no kugondoza rubanda no kuyoboza amacuti. Nuko nyina wa Joriji asohoka arira ahetse amaboko. Joriji Boneti amwoma mu nyuma, bwari bumaze guhumana. Umuntu yajya kurora undi akabanza gushishoza. Wa mubyeyi abonye ko umuhungu we amukurikiye aramukomera ati uragwa he Joriji we, pfa gusiga ushitse urugi wacyo ntazi we. Nuko Boneti arakimirana n'imuhira, agira rwa rugi arushikanuza ku muryango, arutera ku mutwe, akurikira nyina. Undi asubije amaso inyuma abona Boneti n'urugi ku mutwe, arumirwa ati iri shyano ndarikika nte noneho? Nyina ati wakizezeho ninde ukubwiye gushikuzaho urwo rugi? Joriji none se si wowe umbwiye ngo ndushike? Nyina sinari nkubwiye ko urukururiraho gusa kugira ngo nibura dusige rwegetse ku muryango? Joriji nuko rero numvise nabi, none se mbigire nte? Shyuu, ni ishyano rimwe ribi ritagira gihanura. Nuko Joriji na nyina barakomeza baragenda. Hashize umwanya bumva amajwi y'abantu imbere yabo. Nyamugore ubwoba buramutaha, nuko abwira umuhungu we ati turashize reka twurire igiti. Abo wumva ni aba nijoro. Ubwo Joriji Boneti na nyina burira igiti bajya mu bushorishori. Amajwi y'abantu bumvaga bari ibisambo byari bivuye kwiba birimo biratahuka, maze bya bisambo bigeze munsi ya cya giti buriye baricara ngo bagabane ibyo bari bamaze kwiba. Mu kugabana baracana barateka inyama z'ihene bari bamaze kwiba. Hashize umwanya Joriji abwira nyina ati mawe ndakubwe, ndumva nshaka kandi sinshobora kwihangana. Nyina ati komeza wakirogewe batatwica. Joriji ati sinabishobora kandi sinagerageje kwihangana kera gake, uruhago rurenda guturika, biraba uko byakabaye. Ageze ngo ararekura inkari zose ziboneza mu nkono y'ibisambo. Ibisambo bitego ko ngaho rero imvura yagwa. Irahise uno mwanya, ahari n'intonyanga. Ntacyo bitwaye, ariko ikiva mu ijuru kigwa mu nkono kiba ari cyiza. Ibisambo ntibyabyitayeho, byikomereza kubarura amafaranga byari byibye. Ni nacyo cyari kibishishikaje ngo hatagira ikizimba ikindi mu mibare. Joriji amaze akanya yongera kongorera nyina ati ntabwo urugi rurandemereye, ibinya bimaze kuza mu mitsi, ndumva rwenda kunshika. Nyina aramutwama ati rukomeze wakivumewe batatugirira nabi. Akibivuga urugi rumanuka hejuru no hagati ya bya bisambo ngo pi, umutima ubihubukamo, bikwirwa imishwaro, byiruka amasigamana, kibuno mpamaguru, kibuno mpamaguru. Bigenda bitarora inyuma, bimwe biti twakurikiwe, ibindi biti ijoro rigiye kutugwira. Joriji na nyina babonye byirutse bamanuka, ubwo batangira kuyoragura bya bifaranga, buzuza imifuka, ibindi babitonda ku rugi, bafatanya kurwikorera, basubira imuhira bishimye. Sinjye wahera hahera umugani. Murakoze inshuti za Rwanda 24. Burya uyu mugani ni umugani ushimishije. Nagira ngo niba ari bwo bwa mbere ugifungura cyangwa se ukigera kuri iyi channel ya Rwanda 24, ukore subscribe ndetse uduhe na comment, utubwire umugani ubutaha tuzagucira kugira ngo dukomeze dukorane kandi tubagezeho ibibanezeza. Murakoze, mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.